Tujya mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kuri iki cyumweru ibere n'uwambwiye ngo iyi minsi iri kujyana ngo biramworohera cyane. Ndumva ari kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 nibwo haza kuba inama y'inteko rusange. Ndifuza ko twinjira muri Rayon Sport duhereye ku nama y'inteko rusange iri kuri iki cyumweru. Kimwe mu bintu abakunzi ikipe ya Rayon Sport bategereje ibere nuko iyi nteko rusange yasiga ibyiza biganisha ku musaruro, especially ku gikombe cya shampiyona kuko bareba baragikumbuye. Kandi kugira ngo igikombe cya shampiyona kiboneke bagitware, burya ngo umwere uvuye bukuru bucyakwiriye hose nuko bihera mu guhuza ku buyobozi bikagera ku bakinnyi. Abareba bose bategereje ikintu cyiza kuva muri iyi nama y'inteko rusange. Ni asambare general ubona ko ije ikenewe, ari niyo mpamvu wenda ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi board bwari bwasabye ko yaba mu kwezi kwa 8 hakiri kare cyane kugira ngo ubwo batekereza ko muri shampiyona mu kwa 9 bakavuga ngo turamutse tuyikoze mu kwezi kwa 8 twakinjira muri shampiyona. Ubwo hari ibisubizo byavuye muri asambare general cyangwa se inama y'inteko rusange yagombaga kuba, ariko president Tade ababwira ko nabo bafite ibindi bikorwa biri imbere bitatuma iyi asambare iba. Ubwo yashyiraga match ya Vipers, bagashyiramo Rio Day, bagashyiramo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, harimo imikino y'ishuti, harimo n'uwa Iremereye bagomba gukina. Baravuga bati reka tuyimure, baza kuyishyira tariki 7. Ni inama y'inteko rusange namenye ko izabera kuri Serena Hotel hano uva mu mujyi w'Inyamirambo, niho bayishyize. Aho na federasiyo yakoreye inteko rusange yayo niho bakoreye kuri Serena, niho bakoreye kuri Serena. Bayishyira ku isaha saa 3. Baravuga bati tugiye gukora inama y'inteko rusange saa 3 ku buryo byibura saa 8 saa 9 iba yarangiye. Ariko amakuru namenye nuko match siri sanga match bashyize saa 1, match bazakina na Iremereye. Ariko impamvu bashyize saa 1 turaza kubigarukaho, ntabwo ari inteko rusange, ahubwo ni Kigali. Ni abanyeshuri muri Kigali pe match turaza kuyinjiramo. Ariko ngira ngo nubundi byahuriranye nuko ni inteko rusange barebaga bakabona bijyanye n'ibyo bazigaho n'ibyo bazavugiramo uburyo ari byinshi no kugira ngo babyumvikaneho. Muri asambure ntabwo umwanzuro utufata. Umwe arahaguruka akavuga ati ngiye ndumva wenda Rayon Sport twakoresha budget ingana na miliyoni 800. Undi akavuga ati ayo mafaranga azavaye ko natuzabona twakoresha 500. Undi akavuga ati nyamara tuzayabona. Nuvuga ngo buri ngingo muzamuye abanyamuryango bahitana ibitekerezo. Mushobora kwitangira saa 3 zuzuye bikagira saa 11 bigikomeye cyane ari umuriro bijyanye n'ibyo mugiye kwigaho. Kandi urebye igihe inama y'inteko rusange maze itaba n'impinduka zabaye muri Reyo n'ibibazo ubona birimo bagiye kwiga ku bintu byinshi. Nacyo kintu gikomeye kuri icyo Ibera avuze, inteko rusange ari kumbuye muri Reyo. Urumva kuva wazee wa baraza bakongera gufata ekipe ya Rayon Sport nk'uko bagiye babyifuza, twagiye tubona byinshi byaranze imikorere yabo. Igikombe kirabura, sezishize hari bitaragenze neza. Uyu mwaka hari byagiye bivugwa, hari umushinga bagomba gusesengura byimbitse mu nteko rusange kuko Ibera urumva ejo ndi barawuronshingaga. Ntago bose bagize amahirwe kuba barabo bahagarariye amafani club nabo zibazaganiriye abo banyamuryango ari mu mafani club bagatanga ibyifuzo, hari ibyo bazajyana. Ikindi cyanyeretse ko iyi nteko rusange izamara igihe hari byinshi byo kwigirwamo ni byaciye amarenga ku byabaye mu nama y'abahagarariye za fan club ku byifuzo bike beretse abayobozi babiri bari yaba Paul Muvunyi ku cyo bifuzaga cyagakozwe kuri board ndetse n'ibyo bagejeje kuri tati. Ikibazo giye mfite ni kimwe na guciye mu ijambo. Ubwo board yatumiraga inteko rusange ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 bavuze ko ingingo zizigirwamo harimo raporo y'ibikorwa na raporo y'umutungo by'umwaka wa 2024-2025, harimo gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka 2025-2026, harimo raporo y'ubugenzuzi bw'imiyoborere n'umutungo by'umwaka 2024-2025, hakazamo raporo y'ibikorwa by'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane 2024-2025. Cyiza nuko ndabona hasi hariho n'ibindi. Ubundi iyi ngingo ya 4 aho raporo y'ibikorwa by'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane muri 2024-2025 n'aka kantu k'ibindi umenya ariho hazatanga room y'ikina bareba bose bakeneye. Kuko mu bindi uribaza nibagira nko ku ngingo ivuga ngo iyi board yoboye na Muvunyi iveho cyangwa igumeho, uribaza nibagira kuri iyo ngingo kubera ko muri izo ngingo uvuze nta yari irimo. Ariko ku makuru twamenye nuko muri inama y'inteko rusange niho bazafatira umwanzuro niba inama y'ubutegetsi igumaho cyangwa se ikavaho. Nivaho abayiyoboraga cyangwa se abari bayirimo barajya he?
uri kumva baravuga ko bashaka kujya mu nama y'ubutegetsi bazajya muri komite ngishwanama muri komite ngishwanama ubwo ni abajyanama bazaba bagiyemo ariko uribaza nibayigeraho mu gihe cyo gutanga ibitekerezo hagomba kuba hari ababyemeza n'ababihakana iyo ngingo kugira ngo bayiveho bizaba bikomeye cyane. hari benshi bazaba batakigaragare icyo nacyo cyumva mwese bose bazajya muri kuko bose ntabwo bajya muri ngishwanama. ikindi kintu urumva ikindi kintu urumva kutumvikana hagati ya Tadeo na visi perezida ushinzwe tekinike Prosper aho ngaho naho iki kintu cyo kizaganirwa cyane kuko ku makuru agenda yavugaga kuri bodi na perezida wa asosiyasiyo ariko noneho muri asosiyasiyo perezida na visi perezida bakaba badahuza kuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntibifuza ko iyi sezo yatangira icyo kintu gihari bo ubwabo baravuga ati niba ko kuko bwumvikane baratweretse ko budashoboka hari abitomora akavuga ko bidashoboka kumvikana kandi muribuka ko bwaravuze ati abantu kutumvikana ni ibintu bisanzwe byakari ikintu gisanzwe ariko biba bitse amarenga ngo icyo bashatse no kuvuga aba komite y'amakimbirane bashinzwe gukemura amakimbirane ariko ubona ko yananiwe iki kibazo cya Muvunyi na Prosper nako Tade na Prosper ubona ko byabananiye amakimbirane bageze aho baravuga bati ntacyo reka tubane nka mamba uzi impamvu binanirana buriya aba bagabo banini buriya muzarebe muri Rayon Sport iyo hari uruhande rutumvikana n'urundi buri wese afite abamushyigikiye kandi mu kuba buri wese afite abari kumwe nabo baba bakomeye avuga ati njya baransunika n'aba bansunike usanga abantu bari gupezanya ibyo rero nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntacyo bungukiramo niyo mpamvu abahagarariye amafani club hari inkuru zari zavuzwe ko bushize bakora inama batumiye Muvunyi ndetse na Tade hari abari bifuje kuba nabo bayigaragaramo bo barabangira mu buryo buri bw'ijana ku ijana mu buryo butari kuguhisha bavuga ati mubo batifuzaga nyine ko baza bavuga ati twaba twatumiye nibo dukeneye abandi bo ntitubakeneye ibyo bafasha rero nta kibazo ariko ntitubakeneye binagaruka kuvuga ngo bo ntibifuza ko uwo mwuka mubi inama y'inteko rusange yawusiga bavuga ati niba koko abantu batumvikana umwe agende ibyo binitezwe ko haramutse haruvuye mu nshingano haravugwa visi perezida ushinzwe tekinike hahitaba n'icyo kumusimbuza ako kanya Prosper avemo bahita bamusimbuza bati yava niba ari na Tadeo wavamo n'urugero ntibarenga imyanya ngo ituzuye bati bikorerwa kuko inteko rusange iratureba ariko hari izindi nama ziba twe tutagiramo ijambo cyangwa se batabari ngo nabo bagira umwanzuro bafata ku bikorwa icyo kintu arifuza ko yaba inama y'inteko rusange itanga umwanzuro wa nyawo ariko siko nk'ibibazo by'abakinnyi umukinnyi bavuga bati yaje ateye umukinnyi aragenda cyangwa arahaguma kuhaguma no kugenda biba bishingiye ku kutumvikana kwa perezida na visi perezida ndavuga nk'urugero nk'ubu ikibazo cya Aimable Nsabimana yego Aimable yakabaye ari umukinnyi bidasubirwa wa Rayon Sport cyangwa se yaramaze guhabwa release letter akajya kwishakira ikipe yenda agahabwa n'ibyo afitiwe ariko impamvu atagenda nuko perezida waravuga ati uyu Aimable yaransuzuguye Aimable perezida aravuga ati uze kuza mu myitozo Aimable mu gitondo agomba kuza nko ku isaha saa 8 akavuga ati rero ngiye sinkije kubera ko navuganye n'umuhagarariye mu mategeko ambwira ko ntagomba kuza akavuga ati ngiye perezida nakwibwire ngo uze mu myitozo nuze kubera ubu ngubu guhagarari n'ugukoresha akavuga ati yaransuzuguye ngomba kugusezerera ariko byagera kuri visi perezida Prosper akavuga ati Aimable nta mudefanse dufite umurusha nuramo kumusezereye ubwo uzaba usenya ikipe uzaba usezereye Rayon Sport yose ntagomba kugenda agomba kuba hari n'ikintu kigomba gucika ibe akavuga ati aha data ntazankina azaba ari aho adakina yibaza ko tutarakemukana n'ubu kubera ko visi perezida na perezida ntibahuriza ku mwanzuro bagomba gufata aricyo cya kintu Axel akomeje avuga ati ibihanga bibiri mu nkono ikigaragara ntibikunda reka nkwereke iki kintu kibaye cyangwa se kuri iyi kese ya Aimable itinyibutsa kese ya Master urabyibuka ari umukinnyi bigoye ko hari nka seze ebyiri amaze muri Rayon bigaragara ko atakoreshwa ariko bakakubwira ngo kubera wenda icyo Prosper atanga muri ekipe cyangwa se umusanzu we aravuga ati ndaboburiza ko Master tava Master bakamutunga muri ubwo buryo harakinnyi biba mu buryo nk'ubwo ngubwo arabakinnyi bajya muri Rayon muri ubwo buryo ari na cyane avuga ngo ese ayo mafaranga cyangwa se ubwo buryo abantu bifuza ko ibyifuzo byabo ari byo bigenderwaho byo bifasha iki Rayon Sport ko ari ikintu cyakabaye gicika uribuka kese ya Kevin
Keve muri ya sezishize ari bavuga ngo ntiyitwaye neza amakuru akanavuga ko nabo bamwe muri Rayon Sport banifuza ko ahava yagenda ariko akavuga bati hari umuhembo uvuga ati njyewe hari ayo mumuha hari icyo mumutangaho umukinnyi si uwanjye sinjye umwihembera cyangwa se ibyo yahembwa si ibinturukaho ataragenda ajya urumva ko ibyo bintu bikomeza kugenda binagongana binakurura umwuka utari mwiza kenshi muri Reyo yakabaye ifite umurongo ngenderwaho n'uburyo ibintu biri muri structure yubakitse ikoze neza iri mu mujyi wa nyawo. None iyi nteko rusange mu by'ukuri ko nubwo hari ibiri ku murongo w'ibyigwa mu by'ukuri ni iki kintu twe dushobora kuza kuyitegamo umusaruro yaza gutanga nubwo kugeza ubu ngubu navuga ngo biragoranye kuko mbere y'uko inteko rusange iba habaye inama nyinshi ariko nimba abantu bicarana ku meza imwe bagafata umwanzuro umwe akavuga ati njyewe ntabwo nemera ibyo ukora komeza ibyo ukora nanjye nkomeza ibyo nkora ni iki kintu Mureyo yakwitega gishobora kuza kuva muri iyi nama ide ubundi buri nama y'inteko rusange ikibigamije ahanini cyane ko iba mbere yuko ikipe itangira sezo bayitangira kwitegura imikino ifite imbere abenshi babibaza wenda ingengo y'imari ikipe izakoresha naho iyo ngengo y'imari zabo bakavuga bati wenda tuzakoresha miliyoni 700 n'urugero cyangwa se 800 dukurikije ibikorwa tuzakora wenda bakavuga bati ikipe izasohoka ijya muri Tanzania nimara gusohoka izagaruka i Kigali yakire Singida ishobora gukuramo Singida igakomerezaho ikipe izategura imikino iyi izasohoka naha bakareba bagasanga wenda bazakoresha amafaranga runaka bamara kubona amafaranga bazakoresha banayemeranyijeho bakica bakareba aho bagomba gukura bahere mu mafatanyabikorwa ariko bakanashingira cyane ku musanzu w'umunyamuryango agomba gutanga ngahe kugira ngo izo miliyoni zizaboneke cyane ko amaboko muri Rayon Sport ari abakunze uwo musanzu wibuke ko ntekereza ko bagomba no kuzongera bakicara mu nteko rusange bagashimangira akanyenyeri ni naho hantu bishingiye iby'akanyenyeri umushinga w'akanyenyeri bagomba kuwunogereza kuko twahoze tugaruka ku bintu bitari kuvugwaho rumwe nubwo wenda Abdara yakoze intervention akagira icyo bisobanuraho ariko nyine kuri guhari nuko ntabwo umushinga uranoga haravugwa kampani igomba kwangajwa ikaba hari byizakora hari amafaranga izahabwa ibyo byose abari bamaze iminsi bumva bagomba kubibwirwa neza muri inama y'inteko rusange umushinga w'akanyenyeri n'ugatangira ku mugaragaro bamaze gusa naho bawo umurongo byose bikajya ku murongo ariko ikindi niteze ko gishaka kuvamo nkuko twabivugaga niteze ko komite executive cyane kubona ko ari isigaranye ikipe nyuma yuko board icitse intege cyangwa se yabarekeye ibikorwa byose ngo bo babikore niteze ko amakimbirane yabo yakabaye ahagarira muri inama y'inteko rusange cyangwa se arangirira muri iyi aje kubera ko niho bashaka kuvuga bati niba abagabo batumvikana kandi aribo bari ku ruhembe rw'ubuyobozi bw'ikipe wahindura ubuyobozi wenda umwe akavamo akaza undi niba kumvikana binaniranye Assemblée Générale ifite ubushobozi bwo kuba hari impinduka yakora mu buyobozi kugira ngo ikipe itangire sezo harimo ubwumvane cyangwa se ubwumvikane hagati y'abatumvikana muri Reyo sina president na vice president gusa n'abandi nabo batumvikana abariyo barimo imbere nibo baba bazi bagomba kubunga byananirana hagafatwa umwanzuro wo guhindura imiyoborere hagahindurwa imiyoborere nibyo hari inteko rusange kuri iki cyumweru ariko mukanya wari ukomeje no ku mukino uhari wamaze gushyirwa ku isa moya umukino wa gicuti ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Iremereye uzakinirwa nyine Kigali Pele Stadium n'umukino ikipe ya Rayon Sport izahuramo n'umutoza wahoze hano mu Rwanda umutoza Darkonovic watozaga ikipe ya Apel Football Club mbere yuko bahura Darkonovic bimwe mu byo yagarutseho harimo ibi ngibi it's from my side I think we did good year here and I think it was historical year Pierre never won all titles during 1 year urabizi ku ruhande rwanjye twari twagize umwaka mwiza umwaka w'amateka kuri aperi kuko ntabwo herukaga gutwara ibikombe biri mu mwaka umwe twageze ku mukino wa nyuma wa sekafa ntabwo twatewe ipfunwe nuko twari twitwaye muri Champions League kuko piramide yadukuyemo yatwaye Champions League mu ijonjora ry'ibanze twari twakuyemo ikipe ya Azamu umwaka ushize Azamu yari ikipe ikomeye ifite abakinnyi b'abahanga ku bwanjye nayo nishimiye ibyo twakoze muri aperi umusaruro twari dufite ariko rimwe na rimwe hari igihe unanirwa kwihangana n'ibyo wahuye nabyo nk'igitutu ndetse igihe nahisemo kujya kuruhuka ariko igihe kimwe nzavuga ku byabaye muri aperi gusa aperi ikeneye kwitwara neza mu hazaza muri Afurika ikeneye kuba nk'andi makipe akomeye nkaraheri Esperance n'andi makipe akomeye ikeneye kuba mu matsinda ikeneye kumenyekanisha u Rwanda kuruta uko ibikora ubu ngubu
like big clubs like Esperance, Acre, sometimes to be in group stage and to promote. yego hari abantu nkumbuye muri aperi nkumbuye benshi pe abakinnyi bose bakimenya ko naje hano banyohereje ubutumwa ariko twarabisikanye bajya muri sekafa ntabwo nabonanye nabo ariko wenda hari n'abari mu ikipe y'igihugu tuzabonana nzabonana na Claude na Mugisha mfite byinshi mbibukiraho ariko n'abandi bakinnyi bose ndabakumbuye nibaza mbere yuko mva mu gihugu nzishima kongera kubonana nabo bose yewe n'abandi twakoranye bose abashinzwe ibikoresho mu ikipe n'abaganga bose ni abantu beza nzajyaho ikipe ikorera mbasuze mbakore mu biganza ndetse nsuhuze n'ubuyobozi icyo nabwira abakunzi ba peri ni uko bagomba kwihanganira bariya bakinnyi bakabizera nizeye ko umunsi umwe bazagera ku byo bifuza by'umwihariko mu mikino nyafurika mbese icyo mvuga babashyigikire. All of them are nice people. I will go also to the club to shake hands with our board. gukina na Rayon Sport ntabwo niteguye naraje ubu ntabwo nari namenya ikipe yanjye ntabwo nari namenya abakinnyi banjye gusa nizeye ko ngomba kubyihutisha nizeye ko abakinnyi bacu bakomeye bakina ikipe y'igihugu bazaza ejo abo nibo tugomba kugenderaho twitegura umukino uko tubishoboye nubwo benshi mu bakinnyi bamaze iminsi badakina nta mbaraga bafite zihagije rero turi kubura ikintu cy'ingenzi muri iyi myiteguro ariko tuzareba. But I will try to be fast and I don't know. I hope that our main players, national team players, will come this evening, tomorrow, and that I can count on them and to prepare this game as best we can do in this moment. Even we are lack of physical, of course, so we miss big part of preparation. But we'll see. uwo ni umutoza Darkonovic ubwo ni ukuvuga ngo umuntu witwa Mugisha Gilbert na kapitani Claude buriya nibo bari abantu be cyane kuri abo bantu tubyumva nta umuntu atibagiwe akamuzana mbere yajyaga batuma mission cyane cyane kuri match zikomeye ubwo umuntu yavuga na match yahuyemo na Rayon Sport kavuga ati mwa bahungu mwe ikipe n'insindi kandi buriya ariko yavuye mu Rwanda Rayon Sport itamutsinze kubera ko mu mikino ibiri ya shampiyona baranganyije onaka yashirwaga gufunga cyane umwe yafungaga kugira ngo ugere ku muzamu Pavel Inzira byabaga ari ibibazo bikomeye cyane ariko icyo bamukundiye nuko yayifunze muri match ibanza niyo kwishyura muri shampiyona ariko bagera ku gikombe cy'amahoro kuri finale yarabizi neza ko aho ngaho byanze bikunze mu gutwara igikombe warebye mu izamu ahubwo nabwo yagaragaje ko ashatse yafungura agakina kanatsinda ahitera bibiri mu mahoro murabyuka ibitego bya Mugisha Gilbert na Watara bayirukankana cyane banagira ushobona ko aperi hejuru cyane ubwo rero icyo gihe niyo bavuze bati uyu mutoza abantu benshi batavuga ati Darkonovic kubanza ari umuhanga kuko baravuga ngo match yakinye kuri Azam ana muri stade amahoro match yo kwishyura ari nyuma n'igitego kimwe bamutsinze muri Tanzania akakishyura agashyira muri kindi agatsinda ibitego bibiri muri imikino ya Confederation cyangwa Champions League biba ibitego byinshi bakabona afite ubwo bushobozi kuri Rayon Sport agafungura agakina ariko yagera muri champion agafunga cyane bafite umutoza bitebye ntabwo yari umutoza mubi ahubwo yasaga n'umuntu stickinga cyane cyangwa se abongereza abonye babyita stubbornness ku batoza kutashobora kuba yagirwa inama cyangwa se kutamubwira ati hindura ukora ibi ngibi ari nayo mpamvu wenda ubona no kubona akazi mworohera kubera ko yaje muri APR avuye muri US Monastir muri Tunisia akiva muri APR nta n'umwaka ushize atarabona ikipe agera mu ikipe nk'iya Iremereye ayisanze hano i Kigali ako gaseve karamufasha cyane ikipe ya Iremereye nayo babitangazaga bavuga bati dukeneye umutoza mwiza kuko ni ikipe imaze iminsi ititwara neza n'ibyo banabigarutseho bamaze iminsi badakina shampiyona mu rugo ubu ngubu nibwo bari kwisuganya kugira ngo barebe ko bazongera kuhaterera mu rugo shampiyona bari barerekeje muri za Mauritania kureba uburyo bakinayo ariko burya iyo ukina shampiyona igihugu utisangamo uvuga ngo ugiye kugira ngo abakinnyi bakomeze bagire iyo fitness abigarutse benshi ntibakinaga ni ekipe ifite abakinnyi bo kwitondera nagarutse ku bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu ya Chania rutayizamu Black Abdallah Ahmed Abdallah ni umusore wo kwitondera cyane bakagira umusore witwa Ramadan Agab ni umusore nawe ukina imbere mu basatira bakagira umusore w'umunyizamu bari barakuye mu ikipe ya Nyimba ni umunyanijera witwa Ojo nawe ni umwe mu basore beza kuko n'umutoza urumva agiye yakira ikipe irimo abakinnyi b'abene igihugu ariko irimo n'abanyamahanga nka Ololuleke Ojo ni umusore w'umunyanijeriya bakagira n'undi musore twabwira abantu ni umusore witwa Michel cyangwa se Michael nawe ni umusore ukina hagati mu kibuga ni ikipe irimo abakinnyi bafitemo experience bavanye muri zo za Nyimba n'izindi
ariko kimwe mu bintu byabagoye nawe umutoza arabizi ni uko fitness ni ikibazo kumara igihe badakina bitangira batubwiraga ko eme ekipa abiri Iremereye kinari irari zakinira muri Tanzania birangira bitabakundiye bajya muri Mauritania urumva urwego rwa shampiyona Mauritania tutabeshanye ruri hasi ntabwo ari urwego rwabashyira kuri level ni nayo mpamvu ikipe yari Hilali yivuga ati Sekafa yaba umwanya wo gufata ritme bahise bakira kuyikina byihuse n'ubushize burya murabyibuka yari iriyo Ibenga cyitoza bo bikiriza karame kwita babona ahantu bakina kugira ngo fitness bazajye mu mikino nyafrika bayifite niyo mpamvu ari gukina imikino ya gicuti wa Rayon Sport banabonye wenda bakinnye na Azam banabonye n'undi bawutera mu buryo bwo gutyaza abakinnyi kuko nawumvishe ko kimwe mu bintu igihe gitamaze abatoje yabonye ni ikibazo cya fitness ni umukino uzaba ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa moya z'ijoro kuri Kigali Pele Stadium. Rayon Sport nabonye icyo kwitega ku bantu barebye imyitozo mu Nzove baravuga ko Pavel Nzira umutoza bakama ari kumushyira imbere cyane ya Drissa Kuyate bashaka kumubanzamo kabone nayo match ya mbere ye azaba akinye kuva ageze muri ikipe ya Rayon Sport kugira ngo n'umutoza arebe urwego ariho ariko bakanavuga ko Youssou Diagne nyuma y'imyitozo nk'ibiri amaze gukora baravuga bati ashaka kutamubanzamo ariko agahabwa iminota kuri mukino bakina na Iremereye wenda akamugerageza kuri bano ba Emery akamugerageza kuri ba Rushema akamugerageza kuri ba Fabrice kugira ngo atangire no kumenyerana nabo kubera ko ubushize abo bakinanaga bose yaba Omar Nying yaba Aimable ntabwo bahari bivuga ngo asanze ba defenseur bashya niwe wenyine usanzwe umenyereye kuri Aimable niba koko arafashe umwanzuro ko hari icyo nicyo kumenya ubundi bimeze umwanzuro wese wafashwe nyine niba byarananiranye Aimable rero nge nicyo ari aho rwose ntaho uzi ngo bimeze kuko n'umutoza niba amutoza mu myitozo cyangwa se bizarangira mugumanye ataramukoresheje byibuze ngo agire match n'imwe akinana n'aba bagabo byazoro ntago byakoro ni waba uzamuhemba ari umukinnyi mfabusa ariko bavuze ko biteguye kubahemba nta kibazo bazamuhemba n'ubu barahembwa iyo abandi babonye umushahara nawe arawubona ariko umukinnyi batagaragaje kuri Leo Day niba mu presente mu bakinnyi bazakoresha ahangaho tushyiraho akabazo urumva umukinnyi umutoza atigeze abona mu mikino y'ishuti ngamukoresha agakora pre-season akarinda bwo agiye kuyisoza umukinnyi ndakanagiye mu mikino y'ishuti kumukoresha byagorana urumva ubwo no kongera kwigaragaza kwa Ndikumana Asman akereka bareyo bakimushidikanyaho ko ahari bitari wa munsi bitari tubonye mwataka ariko arabavuga bati uyu mwataka atitaka atari uwa mbere tubonye abigenza tubonye ngo na Bing Berongo yaje abitsinda mu myitozo n'ibiki ariko aramutse yongeye kurasa Iremereye nyuma yo kurasa Vipers abantu batanye kuvuga ati dufite mwataka bamuha amafaranga na nyuma yaho bakagira icyizere cy'uko yakwinjira muri shampiyona ibyibiro ntabwo birakemuka neza gusa abantu bamenye uko ibiro bya Rayon Sport umunsi w'ejo twavugaga ko bamwe bagiye mu Nzove abandi ariko bakaba baza kwegerana na ofisi Gakwaya Olivier ari gukorera namenye ko aho bajyanye ofisi ngo ni hano Iremereye hafi rwose na Petit Stade niho se Gakwaya ari Gakwaya ubwo niho yaba ariko bagomba kumwegera